n'icyawe kiri inyuma uko byagenda kose kizihuta kigufate, kubera ko umuvuduko w'isaha yawe ni Imana iwugena. Nta cyawe kitari mu mwanya wacyo. Ntugashake kwihuta cyane ngo ujye imbere y'igihe cyawe. Kwihangana niryo banga ryo kugendana n'umuvuduko w'isaha yawe. Uyu mugabo aragivuze ngo hari igihe Imana itakuvugisha ahubwo akavugisha ibibazo byawe. Nta kitagira amatwi yumva rero ijwi ry'Imana. Yaravuze ngo hari igihe Imana itakuvugisha ahubwo ikavugisha ibibazo byawe. Nta kitagira amatwi yumva ijwi ry'Imana. Aranavuga ngo kwizera ni kode ituma dukora kuri Yesu, kandi kutwemeza ko ibyo dufite ari Imana yabituremeye yonyine. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze, munyemerere nyasoreze kuri aya. Yaravuze ngo icyo ushaka gitangirira muri wowe. Niba ushaka amahoro, nawe yaha abandi. Niba ushaka gukundwa, banza wige gukunda abandi. Icyo ushaka cyose gitangirira muri wowe. Ibyo ushaka hanze, banza ube byo. Umuntu akurura ibimurimo. Byari twavugaga ubuzima, guteranya bikurura guteranya, gukuramo bigakurura gukuramo. Niba uri umuntu mubi uzakurura ababi n'ibibi, ariko nuba mwiza uzakurura ibyiza n'abeza. Iyo ni law of attraction. Iryo ni itegeko rya kamere. Ibyo utindamo ureba nibyo biryo byawe. Ibyo utumbiriye cyane biragukurura. Amaso ni itabaza ry'urumuri burya. Amaso ni itabaza ry'ubwonko. Amaso yawe ibyo abona nibyo bihinduka ibiryo byawe, niba ariko nabyita. Aranavuga ngo ikintu cyose gitinda ahantu bitewe n'imbaraga kihafite. Icyo ushaka kugumana giha imbaraga. Icyo ushaka gutakaza ucyambura imbaraga. Kubera ko ikintu cyose gitinda ahantu bitewe n'imbaraga kihafite. Impamvu cyatindanye nawe ni uko wagihaye imbaraga. Niba utagikunda kubera icyo ugiha imbaraga, impamvu kigumana nawe ni uko ugikunda. Rero amagambo meza cyane yavuzwe n'uyu munyabigwi. Nzabagezaho n'ibindi bice bye kuko ararenze.